abantu bakundana ari bamwe bashaka hit and run niko nsigaye numva babivuga muri iyi minsi ngo ni hit and run. So why hit and run? Kuki urukundo wa mugani rutakibaho? Kuki abantu ahubwo bimirije ubusambanyi imbere kuruta uko bakundana? Ndabeshya urukundo ubusambanyi buri hejuru kuruta uko urukundo ruhari. Twongeye kuba ikaze kuri Nyiramariza wanyu, muri kumwe nanjye Liza Macdowell. Uyu munsi nanone ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, nkaba ari umutumirwa mushyashya kuri channel ya aya ntago ari mushya, se ni mushya ntago ari mushya kuri channel yacu, ariko watwibwira n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro, n'ubwa mbere tugiye kuvugana ku bindi bintu biterekeye na filme. Twagusabaga ko mwatwibwira amazina yanyu. Okay, murakoze. Amazina nitwa Turatsinze Mushija Josh. Kuvuga nawe ntago ndi mushya, like second time. Yes. Sinzi bazishaka nasubitwaye. Yes, so uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kintu bita urukundo, ariko nizere ko umeze neza, urasa neza by the way. Thank you so much. So nizere ko umeze neza, weekend yagenze neza, nta kibazo ufite muri make. Amahoro, munabagihumeka umwuka w'ubuzima ameze neza. Amen. Yarameze neza cyane. Ya, mu buzima busanzwe ukora iki ubundi? Mu buzima busanzwe mfite company ikora ibintu bijyanye n'amakwe, ikodesha ibirahuri, abaseriveri cyangwa se details zose zijyanye n'ibirori, cyane cyane amakwe. Niko kazi kanjye. Okay, that's good. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic y'urukundo. Urukundo muri rusange, bibe urukundo mu bantu, bibe urukundo n'ubundi urukundo ruba mu bantu, ikintu nishatse kuvuga mu bantu basanzwe cyangwa relationship. Iyo wumvise urukundo cyangwa ukumva abantu bavuga urukundo ni iki kuri wowe? Rero urukundo rufite ama definition menshi, rufite ama definition menshi ku buryo buri muntu wese aravuga ukabyumva cyangwa se akaruvuga ukabishaka, ariko ngiye icyo rugendera ku bihe, kuko buri binyejana, buri myaka haba harimo inkundo zitandukanye. Wenda urugero tugende kuba biri guhinduka, wenda urugero muri social media cyangwa se mu buzima busanzwe, umva buri side yose idefinisa urukundo mu buryo butandukanye. Wenda rero twihuse cyangwa tukaza nko muri ikinyejana cy'uyu munsi, ariko turimo uyu munsi, wenda ibintu byose biri kuri social media, haba turavuga ngo ibintu byose biri hanze. Ubuzima bwose buri kuri social media. Urukundo rw'ubu ngubu 80% ntabwo rukibakiye ku bintu biri carte cyangwa se biri kamere. Before wakundaga umuntu, wenda dusuppose urukundo rw'abantu bakunda kugira ngo babane, bapanga kubaka umuryango n'ibyo, ukumva ko ari wa muntu ugomba gufata igihe cyo kumenya, ukamurindira, ukamenya amateka ye, ukamenya details zose. Ko ari wa muntu mubanye just kukumva ko hari umukene w'umuryango, ntabwo umukene w'umuryango. Ariko pana ndagukunda, aho ati nje nza mu rukundo ngiye nawe, because bari afite runaka. Gatiriza afite imodoka, afite kwaka amafaranga ya naya, ndamuka mwiretse icyizere maybe gifite imyaka 5 cyangwa 10, cyari cyo muvanaho. Umva rero ina case wowe uzavumbura ibyo ngibyo, ibyo twe tumaze gusa n'abageraho za tubishimye. Umva ako nanone ugarutse kuri side ya nyuma, before hahandi iyo ugiye gutandukana n'umuntu, ubanza ugakawutinga igihe mwamaranye cyose kingana, tugati hareka nkiremo tamora mbitekerezo kabiri before yo kubivuna. Ko nibibona. So muri iki gihe se nizihe ngorane cyangwa amahinduka nyine ushobora kububona ku bijyanye n'uko abantu bakundana ugereranyije wenda n'ibihe byashize? Ingorane zirimo rero muri ubu buzima busanzwe, turetse n'urukundo, muri ubu buzima ikintu cyose gikonta gishobora gutuma abantu babanaho neza, icyizere. Rero urwo rukundo rw'iyi minsi, kuko rufite ibyo rushingiye runaka, rushingiye ku bintu navuga ko bitari ukuri, nta cyizere gihari.
icyo gihe ingorane zizabaho ntabwo ruzakomera, kuko nindamuka amenye ko twabanye nkubeshya cyangwa se umbeshya sitiri bizasenyuka. Ariko mbere kuko mwaga mubana mubanye muziranye unakakora ibi n'ibi n'uyu ni wa runaka na runaka, ndajya abasaza bacu iminsi muze ati bitwa ndesha ati ndi runaka mpaka detaye zose. Urumva rero niyo mpamvu tutapfa gukunda bitewe n'uko habajemo imibare myinshi, hajemo kutizerana kwinshi bigapfa. So ubwo izo nazo ni imbogamizi ngira ngo ni nk'ingorane muri make. So ni ibihe bibazo bikunze kuvuka mu rukundo muri iki gihe cya social media? Ibibazo bikunze kuvuka rero urumva ahanini, wenda tufate nk'urugero nk'uko uravuze social media. Yego. Still twamaze kubona ko urukundo rwaho nta kuri kurimo. Ako se kuko biri serieux, nta kuri mu rukundo. Ntago na pressure ijana navuze 80%. Yes, kuko ubona abantu benshi se ubona bakundana cyangwa babana bijyanye, kuko ugeze kuvuga kane ngo wenda abantu bitewe n'ikintu umuntu afite n'iki. Ese ibyo bintu biri too much ku buryo umuntu gukundana n'undi nta kintu afite bishobora kuba byagorana kuba abantu bagirana umubano? Aho rero nicyo nashatse kuvuga. Yego, biri too much kuko kuri ibintu bifite byose bigira 100%. Tuvuga ko urwo rukundo rwa fake, kanwite fake mumbabarire ntabwo ndi gushyiraho point kuri ibyo bintu. Urukundo rwa fake rufite 80%. 20% isigaye niwe babandi babana kuko hari ikindi ari nyine ari ibya nyabyo, sibyo? Urumva rero muri ya 80% niyo iri hafi ya social media, niyo ubuzima bwacu buri hanze. Nibo rero inshuro nyinshi uvuga ngo umuntu murubatse mwakoze ubukwe nyuma y'iminsi 3-4 ngo mwashwaye. Ese wa mugani biba byagenze ni cyangwa ngewe ntekereza ko impamvu abantu bashobora kuba bakora nk'ubukwe nk'ukwezi kumwe amezi abiri nuko abantu baba batabanje kumenyana. Ni ukuvuga ngo uzi defo z'umuntu, uzi na karite z'umuntu, ushobora kumwihanganira, kuko mu by'ukuri nta muntu uri perfect kuri iyi si. Ntabwo twese turi shyashya, ntabwo twese turi beza. So ntabwo rero uzabona umuntu nyawe 100%. Ndakeka bidashoboka, ntabwo byashoboka. Ntabwo nshobora kubona Josh wibogare ufite amafaranga, ufite ibintu byose, ufite imodoka, ufite inzu, ufite n'urukundo. Ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ufite n'amashuri. Ni ukuvuga ngo niba ahari ibyo ubonyemo, bivuze ngo hari ibindi ndi bukuburemo. Niko bimeze cyane. Yego, ni ukuvuga none se kuki abantu batabyakira ibyo bintu ngo babimenye, babishyire mu mutwe, bavuga ati urukundo nta muntu ubaho uri perfect 100%. Ubona ari iki kibitera? So ndasa nabanza gutanga ikigero gatoya kuri ikintu cy'uko urubyiruko twacu tw'iminsi. Ubundi ugiye gusaba umuntu ikintu, ugenda witeguye ibisubizo bibiri, yego cyangwa oya. Ikibazo dufite rero nk'urubyiruko twebwe tugenda twisetinzemo yego. Ina case yabaye oya byose birazamba. Case ni ibisubizo bibiri umuntu agomba kwakira, yego cyangwa oya. So in case habayeho kimwe uba ugomba kucyakira. Ntiwishyiremo yego sikora aho ngaho. So niyo mpamvu rero nanjye niyo wenda natagetinze kuza mu rukundo kwa Liza, ariko still ndi gupanga imodoka ye. Ina case ya modoka itazaboneka ntabwo nzihanganira ibindi byose nzacamo kugira ngo ndavuge ngo imodoka yabuze basket nihangane kwa urukundo rwe. Oya, naje nisetinzemo imodoka. Ariko ninza nisetinzemo kubaka ngiye na Liza menshi afite make mfite, tugafashanya tukazamurana. Ejo imodoka izashya tukore make dusevinga 100-300 magana ngahe, ejo tugura indi, tugura ubutaka. Ikibazo ndikumva mu cyaba kiraho ngaho. So none wowe ni gute ubona urukundo rw'urubyiruko muri iki gihe? Urukundo hagati y'urubyiruko, ubona urubyiruko nyine bameze bate? Ubona bashyiramo bafite izihe mbaraga mu rukundo? So biragoye Why? Kubera biragoye, ariko hamwe no gusenga, hamwe no gufashwa n'Imana. None se urubyiruko nta rukundo rugira? Okay, sindi gushyiraho point ngo ko bose batagira urwo rukundo, ariko nowadays sometimes bamwe no basigaye banagira nubwo bitewe n'amakuru cyangwa se n'ibimenyetso gira bora kuri bagenzi babo, kubera ko buriya inshuro nyinshi twigira ku bandi, sibyo? Ubona nko mu nkatwe cyangwa se urubyiruko rwinshi dufite nk'abafamiye bari mu cyaro n'iki, hari imico ugira
utakabaye ugiye kukomora kuri iwanyu sibyo nk'urugero nk'ushobora kuvuga ati njyewe Joshua sinshobora kwambara pocket kuko nzi ko mukonje atarayambara mushiki wanjye runaka so ndi muri society ishobora kuba yabinyemeza nkanabikora aho uzi neza ko hahandi nkomoka bitabayo nkabireka minizire n'urubyiruko rwinshi message nyinshi ugenda rubona inama nyinshi ugenda rubona nabava muri izo ngo nabatanga ibiganiro bavuga ko byagenze gutya yaje nshaka ibi n'ibi biranga nshaka ibi n'ibi biranga rero n'ufite nayo mafaranga n'ufite n'ubwo bushobozi aratinya kubikora kuko avuga ati nanjye ejo bizagenda gutya nshore mpombe kubwo abo ariko busigaye buri muri societe y'urubyiruko ko numva urukundo rwabaye mwese abantu ubona ukuntu abantu bamenyana muri iyi minsi ubibona gute ibihangaye ndi kugaragaza parties ari nziza gusa oya no urumva habaho ibyiza hakabaho n'ibibi uri kumva ahubwo kuki wowe ufite ibibi gusa so rero kuki ufite party mbi gusa tubwire ni nziza utubwire ubu ntabwo urakunda ntabwo uragira umu girlfriend kuva wabaho so igiye ngiye gusa tubivugeho ariko oya bintu bivuga byari it's okay wamugize ryari namugize 2018 kigenda ni mwamaranye igihe kingana iki twamaranye imyaka ibiri yego mwapfuye iki niba atari ibanga okay wenda ngiye mu buzima busanzwe nubakira ku cyizere ibintu byose ugira icyizere cyinshi okay ntabwo ngiye icyizere cyinshi ahubwo ngiyewe just iyo utakaje icyizere naguhaye yego ni ibintu ushobora gutuma dutandukana cyangwa se gahunda twari turimo tuzihagarika yego ibindi byose nabyihanganira ariko iyo umbeshye cyangwa se utakaje icyizere nayo nakugiriye ubigambiriye mbona ko n'ibindi byose utabasha kubyubaka aho abanyarwanda bagiye bavuga ngo uwibye igi n'ikimasa ntiyagitinya wibye igi n'ikimasa ntiyagitinya n'ikimasa se Josh ukora iki wenda afite kampani kandi wenda ndi umuhinzi n'umworozi kandi wenda sinzi n'icyo wari umimbarije wenda ufite umwana w'umwago wize ubwa agronomy ushaka ko yabona ahantu afasha abana muri business yize ndakubeshye sti hari ibyo nishe ese niba nkubeshye wenda akazi nkora ntazi n'impamvu yacyo ejo nzakubwiza ukuri ko mfite abana cyane bafite so rero nk'ibyo warumbaje uti kuki mfite party gusa mfite party ndi kugaragaza uruhande rutari rwiza gusa fata urugero muri iyi minsi cyangwa se twese turapostinga ku ma social media yego ariko iyo ugiye gupostinga ifoto ufata telefone wihengetse bigasa neza akaba yishyira kuri social media yego ntabwo beshya dukora impanuka tugira ibibazo byinshi amafoto agafatwa ari mabi cyangwa ariko nta muntu urapostinga iyo foto yego minizi ukeneye ko abakubona bakubona neza reka mu buzima butari ubwa nyabwo kubera ko ubwa nyabwo wabuhishe sibyo ariko ubwa nyabwo ntabwo ari ububi gusa n'ubwiza bwa nyabwo burahari yego tutabyemera icyo nshatse kuvuga nuko social media turiho dushaka kwereka abantu ibyiza sometimes tutanafite yego nshobora kuva aha nkajya Radisson nkifotoreza wenda kuri reception ndi nko mu ntebe yabo ishobora mbaza ati Jabite sati mfite akazi nani cyane rwose mfite akazi muri Radisson sometimes ndakubeshya sibyo noneho mukuvumbuye rero ikintu cya nyacyo usasanga ntabwo uzigera unyizana umunsi n'umwe yego ariyo mpamvu umuntu akundana n'undi kuri social media uko yabonye ko afite isura nk'iyari hana runaka mwahura face to face ahita wanga uwo muntu umaze hafi imyaka 2 mutenetana mu social media urukundo ruzashoboka uvuze ako kantu ariko nigeze kukavuga mu kiganiro cy'ubushize kuko kankoze ku mutima ahantu ukuntu umukobwa bamwangiye bamubengeye ku kibuga cy'indege yaratagaga amafoto yo kuri Snapchat agaragara neza ageze ku kibuga cy'indege umuhungu aramubwira ngo ntabwo ari wowe
tu vois, kubeshya ibintu biraho bidafite umumaro, kubeshya ngo ubuse njye, ariko urundi ruhande nkibaza ntabwo bavuganaga video call, buriya video call ntigibeshya, surtout ko abantu video call igira beza, umva ubwo baba ari beza, video call mba mbona imeze nk'irangamuntu, nta foto yo kwirangamuntu ndabona nta foto yo kwirangamuntu ndabona nziza, igaragaza umuntu wa nyawe, igaragaza umuntu wa nyawe. Ndakubwiye ngo nubona umuntu mwiza kurangamuntu, shamva uwo muntu aba ari mwiza, aba ari mwiza, surtout ko ziriya foto zo kurangamuntu tuba twarazifashe kera turi abana ku myaka 16 17, tutaramenya kwiyitaho, tutaramenya nyine kwisiga ngo twambare neza, ngo duke, ngo twiyiteho. So none se Jo, reka njyewe mbanze nkubaze, muri iki gihe sibyo ubona ari iki cyatuma urukundo ruramba? Ingingo ni imwe kuri side yanjye numva cyane cyane ku bantu bamenyana binyuze ku nkuta nkoranyambaga, so ku ruhare rwanjye rero wenda aribyo nabwira n'abadukurikiye, urubyiruko rugenzi rwanjye, urubyiruko rugenzi rwacu, kuko nitwe imbaraga ziri kuvuga muri iki gihe, nitwe dukeneye kuzagaragaza amateka y'ibyaturanze mu bihe bizaza, means abari kuvuga nitwe bazigiraho. So ikintu cya mbere rero ni kwigirira icyizere, kwigirira icyizere, kuko social media z'uyu munsi ziradukangurira kutigirira icyizere, kubaho mu buzima bw'inzozi. Ibyo uvuga ni ukuri, ntago beshya, kubaho mu buzima bw'inzozi, ugasanga umwana bitewe n'uko kuri social media abonye Diamond yambaye inkweto ihagaze 80,000, agiye gukora ariyo percentage afite mu mutwe ati nshaka 80 ngura inkweto nk'iriya, sibyo? Uri umukobwa ukeneye pampa, ndi umusore nkeneye ipantaro, nkeneye, ariko mu mutwe nashyizemo iriya nkweto, sibyo? Ugasanga umuntu kuri social media agaragara nk'umukire, ariko wenda afite imyenda ine myiza ahinduranye ku mafoto gusa, ariko uramutse umusuye mu rugo iwe umutunguye wahita wifata mu maso. Wenda barakodeshana, ubwo se iyo myenda ine wayiryana iraha paka iminsi yose. Nshatse kuvuga hari tujya gukodesha, fata ayo mafaranga usipeni gukodesha, sibyo? Kugira ngo ugaragare uko utari, beta juste kugira wemeza abantu, ni indwara, ariko iyo ni indwara turi guterwa n'ama social media. Nibyo ni nko mu kiganiro cy'ubushize mperutse gukora, turi kudibetinga n'umukobwa avuga ati kuki mwambara ibibuno, ati abantu kuki bambara ibibuno, wowe urashaka kwigaragaza, urashaka kwigaragaza, ariko nkavuga ikibuno ni ubwiza, umuntu arashaka kwiyerekana, surtout nko ku bakobwa. Urabona nko ku bakobwa, umukobwa aragenda agashyiraho inzara ndende, agashyiraho amawig, urumva mbese abakobwa ntabwo tuba turi naturel, ntabwo tujya tuba naturel, ntabwo tujya tuba naturel, mbese turashaka abahore batubona neza, twebwe turagiye hariya tubone Shadibu, tubone abandi ba star batandukanye, tubone ubuzima babayemo, noneho wowe mwana w'umukobwa wumve ko nawe ugomba kuba nka Shadibu, kandi ntabwo uzi Shadibu icyo akora, ntabwo uzi Shadibu aho yaba yakwiye amafaranga yo, bitume rero wowe ujya no mu bintu bibi, bituma ujya kwishora mu bintu bibi kuko ushaka ya wig ya Shadibu. Njyewe njya mbyumva, umuntu nkajya kumva mwumva nk'umushuti wanjye baramuhamagaye bakamubwira ngo wantije ngo ya wig ngo nziza, ngaho ibaze undi akamubwira ati wagumye wameze ukumeze, iyi wig uzi uko nayikuye, uzi aho nayikuye. Noneho nibayimwima ejo, nibayimwima ntihandi uzasanga yagiye mu mico mibi, yagiye gushaka amafaranga ya wig. So ubwo rero ibyo bintu se twabyirinda gute? Nabura usanga ari yahuye, ubwo se yakwihura ko yabuze amafaranga ya wig. Aho cyane ku mwana w'umukobwa, cyane cyane avuga ko n'abakobwa cyane, yego abana b'abakobwa nibo bikunze kubaho cyane, abuze icyo yashakaga kandi abantu nicyo bari basanzwe bamuziho, aho kugira ngo agaragare atagifite kumva yiyahuye. No, ashobora wenda kutiyahura ahubwo akagana mu zindi ngeso mbi zitari nziza, akagena nazo zanga. Really? Kamuha urugero, niba aba yaka suppose wenda nko mu posting amwe byo bibuno mwashyizeho iyo mitako runaka, abasore bose baba joiningaga n'ibyo bagendaga bakurikiye, mu gihe wabibuze urumva uzajya kureba abasore bari basanzwe bakoze kwa konde, ntabwo bishoboka, uzabura igisubizo. Kandi ikindi cya kabiri, buri muntu ufite ubwenge n'ubasha gutekereza birambuye, uwo mwana wumvaga nta wundi bwenge afite usibye gutekereza ngo iki kintu sinade ku bakobwa gusa n'abahungu turahari, niko tumeze, avuga ati iki kintu wakibuze, ngo nta n'ibindi bitekerezo bibashe kubona
cyo gutekereza ku kindi kintu runaka ubuzima bwanjye burangiriye aha then do like this tujya tureba amafilime atandukanye bibaho sorry ejo bundi araka muza kuri TikTok narebye yego reba umukobwa wari gufekinga umugabo we amubeshya inda itabaho akajya afata ikintu nyine akacyambara sheri tugiye kwibaruka umwana iminsi n'iyi umugabo abaho mu buzima bw'ibyishimo akategereje umwana sibyo ese urumva final uwo mugabo naramuka amenye ko umwana atabaho umugore nyine azamubwira ko umwana yapfuye reka cyane ibyo tubona niba nkurikira Liza nkurikiye cya kibuno cye kuko ngemera nka spendinga amafaranga atandukanye ko kugira ngo nzamugireho igihe namugize n'umugore umva mugore ntago azaba afite cya kibuno sinema cy'agaciro bizagenda bite tukarugo ruzasimbuka ariko urumva ko urwo rukundo nibyo urumva ko urwo rukundo narwo yewe rushingiye ku bintu shingiye ku bintu nibyo wavugaga yego rushingiye ku bintu so rero icyo twe dukwiye gukora ni kimwe ku rubyiruko twemera abo turi twemera abo turi bo twiyakira tureke kwigira abo tutari bo kuko nidukomeza gutya n'ibyo dufite tuzabibona nese nitwemera kuba abo turi bo urukundo ruziyongera uzi se wemeye ko nkunda nka Josh uko ndi ntibugukunda nka Liza uko uri buriya uzafite story nka uzaneze mama wawe aho bavuye ibyo batangiye ibyavuye ku tuntu narivuze ngo urazavugisha nka mama wawe cyangwa papa wawe baguhaye story turimo turaretse isibutse urwego iyo umanutse rimwe ariko nituba turi bo tugafatanya ngo nzabona ikintu muhaye sinzagira gute umwana w'abandi ukajugunya mwagiye kuryamana mwishimanye ntabwo mwari mwasinze iyo sex mwayikoze idakingiye kuki bivuye mutagomba kubyakira so ariko wifashe ukanya gato bindi biri simple ugafata nzi ko duspendinga amafaranga menshi pe arenze n'ayo dutekereza kuvuga ati madame ufite akazi kaguhemba cyangwa se umukobwa dukundana ufite akazi kaguhemba wenda amafaranga 40 ku kwezi nanjye mfite 40 ku kwezi saving 200 ku munsi and saving 200 ku munsi iyo twashyira muri safe box tuzi turatonda banaga mu duceri mu kwezi saving 260 sibyo madame saving 260 ku kwezi nangaye ni 120 mu kwezi kumwe kubye n'amezi wenda 8 suppose namenya ko twite mu kwezi kumwe asigaye amezi 8 havuza abone miliyoni na uwo mwana uzavuka asanga miliyoni na mu rugo mu utagize ibintu byinshi mutekerezaho iki kizananirwa kuba umwana ko yabaho ni rwo rwa rukundo wavugaga rwabuze navugaga sibyo ariko twabanye ngo ushaka ibi nibi nabibuze bigenze gutya niyo mpamvu n'ibyo ntazanabyemera ashaka ubwiza nasanze nakubonye utisize turetse gasa n'akajini ke nakubona guri umuntu mwiza bwatereka reka wanambyarira iyo birarangiye ko ari ikibazo gikomeye cyakomeye pe leta idufashe leta sirabafashe leta nta kintu bafasha kuko leta ntabwo iza ngo ishyire mu rukundo muri mwebwe urukundo ni umuntu urugira ku giti cye akamenya ngo njyewe Joshua ndabizi ko hanze aha hari ibishuko bigiye bitandukanye so nindyamana n'umukobwa nkaba nabasha namutera inda menya ngo uwo mukobwa uwo mwana uzamurera uzamutuka kuko wowe mukobwa wowe muhungu mwagiye gukora ibyo mukora mwari mubizi neza ko ari prudence cyane rwose sibyo mwari mubizi neza ko hari ubundi buryo wenda mushobora kwiprotectinga ntago mbizi so no kuvuga ngo rero niba uzi ko ugiye kuryamana n'umukobwa ukaba uzi ko nta kwikingirana kumwe n'ukunda kumwe wakoze kuki utashyuminga responsibilities kuki utemera ibivuye muri ibyo ngibyo nibyo byarindi by'urukundo nyine wavugaga ko ruri ntarwo abantu bakakundana ari bamwe bashaka hit and run niko nsigaye numva babivuga muri iyi minsi ngo ni hit and run so why hit and run kuki urukundo wa mugani rutakibaho kuki abantu ahubwo bimirije ubusambanyi imbere
kuruta uko bakundana. Ndabeshya? Urukundo ubusambanyi buri hejuru kuruta uko urukundo ruhari. Birenze ni kandi kera ngo umwana w'umukobwa iyo yatwaraga inda mu rugo byabaga ari igisebo cyahatari cyane, byabaga ari igisebo. ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa aratwara yabyo binarenze nta kintu cyahatari nyine kirenze. ubwo sinama wabahana kubwa mama wacu n'abanyagakuru. Mama yajyaga nka iyo story nyabinganiza ati cyangwa yajyaga kuragira inka kansipoze ngo wambaye ubusa undi yambaye ubusa, sibyo? umuhungu nuko akajya gushora inka bakaragira ariko nta wakora ikosa. Yes cyane, imagine. ariko kukazi neza ko ina case aramutse abikoze hari imbaraga runaka, hari ibihano runaka ari buhure nabyo. hari umwana w'umukobwa kuba mwabamwohera aho ati wabaye ikirumba ukajugunya mu mazi n'ibindi bintu nk'ibyo. impamvu rero tubikigende kuko nta bindi biri kuba biri gutizwa imbaraga cyane. sorry ngiye ngo ndagutangagira byinshi babarire. nta kibazo, oya nta kibazo. baravuga ngo aramugeze kuvuga ngo banke uramutse ifunguye, yego, ubizi neza ko nuramuka ugiye ugafata amafaranga nta muntu uri buku hari umuntu utajyoreza, hari umuntu utajya gufata ariya amafaranga, ntaho utajyayo kandi ubizi ko atari ayawe. yego, nta muntu utajyayo, nta muntu utajyayo. so akandi kantu, ibigo tuzi neza ko wenda bikunda kugira abana bafite discipline mu bigo by'abapadiri bitewe n'ibihano biba mu kigo. si uko abana bigamo bafite ubundi burere butandukanye, ahubwo nuko azi neza ko naramuka akoze kiriya hari ingaruka zirenze ari buhure nazo. padiri aramudiha ibiki n'ibiki, baramwirukana, suspension, utuntu twinshi. rero iyo uzi neza ko nukora ikosa nta gihano uba free. none se Josh, buretse tutararega aho ngaho, deje ibihano ubwabyo byo gusambana birahari. hari ugutwara izo nda zitateganyijwe, hari sida, hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hari za mitezi, hari za mburugu, sibyo? none se ubwabyo icyo si igihano? none se dutegereje ko leta izaza igafata umwana w'imyaka 18, sibyo, cyangwa imyaka 17 ikamushyira hese? nese izamushyira hese ku buryo atazajya gusambana? reka ngo urugero, yego, ibyo twabwirana ngo nk'uko ababyeyi twaga tuzi neza ko nko koze ikosa iwanyu uracibwa mu muryango n'urugero kabivuge gutyo, sibyo? ariko akomeje umbwira uti umwana w'ikigero aratwaye inda kumva ko najye kuba cyacitse, yego, sibyo? means before yo gukora ibyo bintu kuba ntabwo ufite bw'ikintu ugiye gukora, uragikora ngo n'ibyo nakiri kubwiye. iyo ababyeyi badufashe nabo ubwawe wenda nubwo bisa n'ibigoranye ariko no kugerageza nta kintu umuntu ageraho bitamugoye, sibyo? umwana runaka kwa kundi muba muri kubaganiriza aba azi neza ko mu gihe akoze iki n'iki urukundo rw'ababyeyi rwibagiwe. none se Josh, reka agiye guha urugero rwiza rworoshye, sibyo? ababyeyi buriya ni abantu bagira imitima yoroshye, sibyo? arareba akavuga ati umwana wanjye Liza natwara inda nkamujugunya, ese arabaye? ndabyumva, sibyo? ese umwana wanjye azatungwa n'iki? buriya Josh, njyewe nabyayeho ndabizi. umubyeyi utwite, si umubyeyi utwite aragoranye kuruta uwabyaye. naba n'uwabyaye, buri mubyeyi wabyaye ushobora gusiga umwana hariya ukamuha amata, niyo wamugura inyange y'igihumbi ukamugura amata ukaba wajya gushaka icyo ukora. ariko umubyeyi utwite akazi gashobora kukunanira kandi ukeneye kurya, sibyo? rero umubyeyi wenda arareba akavuga ati si umwana wanjye, sibyo, nimujugunya aratwita inda y'amezi 5-4, inda ziri muri ayo mezi ziragaragura, wowe uri umusore wenda ntabwo ubizi, ariko wenda abamama baranyumva cyangwa iri bumugaragure. inda nimugaragura umwana tuzamusanga mu muhanda yikubise hasi. icyo gihe n'umubyeyi igisebo kiba kiri bujyeho. abandi babyeyi baravuga ati se n'ubwa mbere, erega nibyo wavuze Josh, iyi sosiyete iratwangiza. ni ukuvuga ngo dukora ibintu turebera ku bandi. ni ukuvuga ngo nikubita hasi njyewe umubyeyi wanjye bazamuseka, azaba ari ubaye ikivume kuruta njyewe wakoze ahubwo icyaha. uri kubona? ni ukuvuga ngo nikubita hasi hakagira so hano ababyeyi
tugomba gutanga ibitambo pe tugomba gutanga ibitambo nkuko nari mbivuze ni amategeko aba ari hariya iyo umuntu yakoze icyaha agakurikizwa inyuguti ku nyuguti yego impamvu akurikizwa so kugira ngo duhane uriya muntu kugira ngo dutange isomo ku muntu usigaye inyuma ushobora gukora icyaha gisa na kiriya cyangwa se mu nzira kiriya avuga ati nk'ako byamugendekeye kuri njye n'imikora bigenda bite akagira gute akabireka none se ubwo ayo mategeko ubwo ibyo bihano se ni leta yabishyiraho tureke leta wenda leta wenda itizwa imbaraga natwe abaturage cyangwa se natwe ababyeyi yego kuko buriya na leta iravuga ati se kugira ngo dushyire n'iki turagendera ku ki hanze bihagaze bite means ivoma information abantu rubanda rugufi bihariye ababyeyi twebwe ababyeyi mwebwe nyange natwe twebwe nitwe tugomba gushyiraho izo ngamba kuko nitutazishyiraho n'ubundi ngaruka ntituzigarukira ngaho mbwira nk'ingamba wowe tubare wowe Josh ufite umwana w'imyaka 15 17 14 mbwira ingamba wamushyiriraho kugira ngo wenda iyo ndatayizana reka nguhe nk'urugero yego sibyo wenda mpere iwacu iwacu nakuze nzi neza ko mu rugo niba haje abashyitsi sibyo ntemere kwicara muri abashyitsi bahari niba mpawe akanya ndabasuhuze icyo nsohoka njye nyuma mu gikari means icyo dukora cyose ndagihawe go ahead n'umubyeyi wanjye sibyo nowadays muramwicaye muri salo umwana wawe w'imyaka 6 kugira ngo mama please kunda gushaka muri salo abashyitsi bahari ati basore umwana wanjye ukikiza imbere y'umwana w'imyaka 5 cyangwa ingahe bebe batakuvuga nabi ugatangira kubyinirira never serious uhana umwana nzi neza ko ejo nihagaruka abandi bantu azibika ibyamuhaye kuri uwo munsi ati cya bintu biri seri mama nabonye ari tayari ari hatari sibyo kandi impamvu nkuko twavuze ngo turi gukurikira muri social media hano tweseje abantu bino bigo byateye imbere bitwereka buryo ki umwana cyangwa se human being ari ikintu kitagomba gukorwaho umwana atavugwa nabi nta mubyeyi wakubita umwana bazi ko umubyeyi akubita umwana urushye imyaka 18 anagahita avuga ngo reka ngo ndagiye mutsotsuru bagafunga bagafata umubyeyi muri kagende ejo nakubita akumva ko bihagaze azamenya impamvu wamuhannye sibyo abyo dusubizemo akabara ngo ducyaha abana pe wenda bo byarangiye sava ntacyo tureda turi bubihindureho ariko abakiri kuza abakiri kuvuka dukoresha imbaraga zose zishoboka dushyireho ibihano cyangwa se igitsure rero waka ibihano shyire igitsure ku bana bacu kuko abana none se wowe uburinganire mu rukundo ubyumva gute wumva gute uburinganire mu rukundo uburinganire mu rukundo yego biragoye ariko it's okay sibyo ntabwo nta nubwo bigoye sibyo ntibigoye nta n'ikintu kirenze kinabirimo uburinganire bw'urukundo just nuko impande zose ziba zumva ikintu kimwe mwese muri ku ruhande rumwe sibyo yego muri mu rukundo muri mu nzira imwe niba muri business muri mu nzira imwe sibyo muhuza ibintu kuri side imwe aho bitumvikana mugirana inama gutyo ariko umwe najya kuri side imwe akajya ku yindi ikizange bizapfa so gusigasira urukundo no kurugumana ubona byasaba iki ubona hakorwa iki muri make yego so ndasaba rero abadukurikiye sabe urubyiruko bagenzi banjye yego so tugabanye kwigira abo tutari bo yego tugabanye kumva ko tuyobowe na social media before mbe na mbere banze uburiwe tubabo turi bo bizadufasha kubona abo dukunda abanyabo kubona abadukunda abanyabo bidufashe kubaka ibyo dukeneye kugeraho bya nyabyo n'icyo numva cyane cyakorwa so ubwo rero ikintu kikwemeza neza ko n'inyamaswa zikeneye urukundo uzarebe nk'umuntu utunze nk'imbwa akayifata neza iyo mbwa uzi ko idashobora kuguhemukira cyangwa agapusi uzi ko ako gapusi kadashobora kuguhemukira kubera iki kuko wakitayeho wagafashe neza so urukundo rero ni ikintu twakabaye dushyira imbere kuruta uko twa profit ibintu nubwo profit ibintu so urukundo rero ni ikintu gikenewe na buri wese abantu bose bakeneye urukundo Josh ntiyagire buri umuntu uzakubeshya abantu bose bakeneye urukundo ikiremwa cyose kiba gikeneye urukundo kuko ikintu cyose ukoranye urukundo ikintu kigenda neza wari ubizi ibintu byose uzarebe n'abantu iyo bakundana usanga abantu iyo bakundana bari mu rukundo baba bishimye ndabeshya baba bishimye abantu basa neza abantu ubona bafite utuntu
twiza tw'iterambere. So kubera iki rero urwo rukundo rudahari? Kuki urwo rukundo rutagihari? Kuki urwo rukundo tutarugira? Ni iki gituma urwo rukundo rutaba? Uvuze akantu k'inyamaswa ku rukundo, ni kagaragara kama siko yavuze, bigeze bamubaza bati se muzehe, kubera iki inshuro nyinshi igihe cyawe ukimarana n'inyamaswa kuruta uko ukimarana n'abantu? Arababwira ati rero kambabwiza ukuri, inyamaswa iyo igukunze irakurigata, sibyo? Iyo ikwanze irakurya. Atari ku muntu wankunda wanyanga ntabwo bimenye, ntabwo bimenye. Ushaka guspendingana imyaka 20-30 ari we muntu undogera inka unyicira abantu ntabizi kandi nizikarisha. Urukundo mu bantu rwarashize. Byo bini zero dukeneye urukundo ruri mu mitima y'inyamaswa, sibyo? Kandi ubabaye ariko nawe tubana nk'umugore n'umugabo nawe ukoresha ikosa, bimbwire tubicoca ako kanya. Ariko nurenzaho ejo ngongere ndukarenzaho bizabyara ikibazo cy'ingutu giturike. Nicyo bita uburyarya rero. Ugasanga abantu babana baryaryana, barabana baprofitana. Kuko Josh wowe hari icyo umariye reka ngo ukunde. Ni ukuvuga ngo udafite icyo umariye nta nubwo nakwiteza. Kubera iki rero? Ni ukubera iki? Njyewe iki kintu nicyo mba numva ntari kumva. Ugasanga umuntu aragukunda kuko hari icyo ugomba kumuha. Kuko ngo wowe Josh ufite akazi keza, uviriza wowe ukorane ahantu heza, ufite amafaranga, uhembwa amafaranga menshi, urabona abantu bari bugukunde. Wa wundi uri hasi kandi wa wundi udafite amafaranga, udafite n'ibyo byose, niwe noneho ukeneye urukundo rwinshi kurenza urwo ngurwo. Kuki abantu batabizi? Bimeze gutyo n'ingiyi, sibyo? Kubera ko cya kibazo cyo kuvuga ngo ntidushaka kuba abo turi bo, sibyo? Ushaka kwiyumva nka Josh runaka w'umukene wavutse mu cyaro ibi n'ibi. Dufite abana benshi bakana ababyeyi, sibyo? Ukaba utagira ngo presenting umubyeyi wawe kuko udashaka kuba we, ushaka kugaragara nk'umwana wa minisitiri kandi wanyenda ari abahinzi. Turabo ukeneye kubaho. Niyo mpamvu izatuma ukora ibishoboka byose ubeshye ubane na Liza ufite ibyo umushakaho, ugiye guhaha utwo twenda watiye kugira ngo akubone ukundi kuza kumeza mukunde. Ariko nujya kuri mugani muza pastor taje ngo nyirambegete, nujya kujya mbegito hadi hasi mukazamukana mwese muziranye, muzagenda naho Liza bizabafasha kubaka, bizabafasha kubana, ndetse bizabafasha no gusugira rwa rukundo dushaka mu bantu. Tureke kwigira abo tutari bo. By the way, ikiganiro cyiza cyane, inama nziza cyane uduhaye, ni ukuri mva ndishimye pe. Abantu babyumve, mwumve, mumukore subscribe, mutwumve, mujye muduha n'ibitekerezo rega munatubwire, kuko natwe ahangaha ntabwo tuba turi perfect, tuba turi imbere ya kamera ariko ntabwo tuba turi perfect. Niyo mpamvu tuza tukavuga ibitagenda neza, niyo mpamvu tuza tukavuga ibitari byiza, niyo mpamvu tuza tukavuga ibintu byose Josh, kugira ngo n'abantu nabo batubwire uko babyumva. Twebwe ku giti cyacu niko tuba tubyumva. Yes, ariko ese mwebwe mureba ibiganiro mubyumva gute? So ushaka rero kuduha nk'igitekerezo, ushaka kutugisha inama cyangwa kutugira inama, ushaka nko kuduha ubuhamya, ushobora kutwandikira kuri 0722105428. icyo gihe turagufasha. Wenda nimba hari n'inama ukeneye tukakuzana imbere ya kamera tukabwira abakunzi bacu, epi tukaganira, so tukumva nyine uko ibintu bimeze. So ndabona n'akavura rero kaguye. Reka ngushimire Josh, reka ngushimire cyane ku mwanya wawe wampaye. Uri umuntu w'ingenzi kabisa. Urakoze kutuganiriza ku rukundo, kuko urukundo ni ikintu gikenerwa n'abantu bose. Urukundo ni ikintu gikenerwa ahantu hose. Buriya nta muntu udakenera urukundo. Nakoze cyane. Gusa icyo nabwira nk'abadukurikirana, ndabashimira cyane. Ibiganiro bari byiza kuko haba hari urubyiruko rwinshi rukeneye kubyumva, nk'uko ya 20 twavuga isigaye bashaka kubyigiraho, bakahana ibitekerezo bitandukanye, bagahinduka bagenda n'abandi bagenzi babo. So mudukurikiye nabo mugani nk'uko yavuze, muduhe ibitekerezo, tuganire, duhindure ibitaka bihinduka, duhindure ibyo tubona byakagize
byagahindutse bikanagira n'inyungu muri sosiyete. So reka rero ngushimire, twari turi kumwe na Josh, mwari kumwe nanjye Liza McDowell. Ikiganiro ni topic y'urukundo twashaka kuvugaho, twashaka kureba ikintu cyatumye urukundo rugabanuka, icyatumye urukundo rutaba urukundo abantu twifuza nka kera. Abantu ngo barakundanaga cyane, ntago tubizi, ariko wenda dukurikije n'imyaka ya kera twebwe twariho, njyewe nabonaga ibintu ndi kubona uyu munsi ntago nigeze mbibona na mbere. So murakoze rero bakunzi bacu, bafana bacu, abadushyigikiye, mudusapotinge, mushaka kutubwira, mwatwandikira kuri nimero nabahaye. Mwari muri kumwe nanjye Liza McDowell ndetse na Josh. Reka tubasezere naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.